Shalom tukakundwa shama bene data nongeye kubasuza kandi bifuriza umunsi mwiza, umunsi w'igikundiro, umunsi w'imbabazi. Nkuko twahaye isezerano, anashaka ko tugana kwa abantu benshi bari bamaze iminsi cyangwa se bamaze n'igihe, ndatekereza nko kuva mu mwaka ushize 2024 hari ahantu hirya no hino bagiye bagira ibibazo bigiye batandukanye binagakomera. Burya ikintu nagira mbabwire inshuti zanjye, itorero dukomeje kujya ku itorero cyangwa se amatorero ubu yinjiriwe n'ibintu byinshi, kubera ko ukwisi irimo igenda yegera imbere cyangwa se mu ibintu by'iterambere. Nkuko ijambo ry'Imana ngo ibintu bigenda bivangavangana, niyo mpamvu hari kuza n'ibintu biri gutuma n'abantu mu nzira y'agakiza cyangwa se mu nzira ya Kristo barimo, hari kuza ibintu biri gutuma bateshuka mu nzira, batangiye guta imirongo cyangwa se guta umurongo y'ukuntu bari barizeye cyangwa bizeye agakiza kabo bari bafite. Bamwe bakumva ko kugeza ubu mu gakiza bafite ibintu bitameze neza. Haleluya. Ariko ibyo bintu byose bene data agira babwire ko ni ibintu bikomezwa bikarangizwa no gusenga Imana, kugira Imana idufashe, Imana itugire neza, ibintu kugira bigende neza. Isomo twabonyeje ubundi rijyanye n'iby'itorero, no kuvuga ko ibintu bihari ubu mutitonze, kuko iyo yava ibintu bya antikristo ntabwo ari ibintu bihubutse uko gusa ngo bite biza ngo bigwe ngo pa. Hari ibintu byinshi bigomba kubibanziriza, kandi byinshi tumaze kwibona, byinshi tubibamo ijoro n'amanywa, birwanya Kristo mu nzira zose zishoboka. Amina, haleluya. Niyo mpamvu mwene data nava ko mu Kristo sikwakiriye agakiza, ukwiye kwirinda n'ibintu birimo biraza ubu ngubu mu itorero cyangwa se mu matorero. Ubu hari ibibazo cyangwa se ikibazo gikomeye, abantu bemera umunsi mukuru wa Noheli se cyangwa bavuga Christmas, ibintu nk'ibyo. Ugasanga abantu ubu muri bino bihe babwije ukuri n'ibintu byakomereye abantu, ibintu biri ijambo ribaho, ibintu biri very simple, kuko iby'Imana ibintu byoroshe. Ahubwo ibintu by'Imana biri kumwe biradukomerera. Kubera iki? Umwana w'umuntu arimo abikomeza, umwana w'umuntu arimo bihindura akabikomeza, akabigira amabuye, bigata ariko biratubera ibibazo, birimo biratukomerera abantu, ugasanga bataye imitwe. Uno munsi shaka tuganire gato kintu bijyanye na Noheli cyangwa se Christmas bavuga. Ariko nk'umukristo nyakuri ntabwo hagombye kumenya Christmas cyangwa se Noheli ngo ni ivuka rya Kristo cyangwa se ngo niho Yesu yavutse. Oya, kuko ni itariki wakagombye kuba uzi ko kuva kera wakiza. Ntabwo niba sinzi uko wabwirijwe cyangwa se uko bakubwirije, Christmas ntavuga ngo niyo tariki Yesu yavukiyeho. Oya, ni itariki yashizweho kugira abantu bibuke ko hari umucunguzi yatuvukiye. Haleluya. Nubwo atari yo tariki nyayo, ariko itariki yarakozwe ishirwaho kugira abantu bajye bibuka umucunguzi w'isi yaje kuducungura. Amina, haleluya. Nicyo kintu gikuru cyambere umukristo wakagombye kumenya ko kikurimo. Urumva kikurimo. Umuririmbyi yaremye ngo Noheli nziza, nimuze twese tuyiririmbe. Haleluya. Noheli nziza, nimuze twese tuyiririmbe, niyitwibutsa agakiza kacu. Noheli nziza ni Yesu. Wakagombye kumenya mu Kristo ko Noheli tujya tuvuga ntabwo byo kujya kwizera ngo ugiye kwiziza ngo Yesu yavutse, ngo umunsi yavutse. Twajya tuba mu radio ngo Noheli igeze ku maradiyo y'ibihugu cyangwa se radio y'igihugu, kuva ashizemo akajwi k'umwana yavutse. Ntabwo avanga avutse uwo munsi, ariko hariho umunsi yavutse, kandi yavutse nk'umwana. Kuvuka byaba yaravutse, kandi kuvuka yaravutse.
Yesu Kristo yarazuvutse, nubwo ari Imana yihinda akaza mu buryo bwa kimuntu, yaravutse kugira ngo abane natwe. Haleluya. Ibyo birahari n'ikintu kizwe. Ariko umukristo nyakuri ntabwo hagombye kuba wumva ko nino saha wiyumvisha ngo niyo tariki Yesu yavutseho. Nibyo nayo mvuga mu kanya, sinzi uko wabwirijwe cyangwa sinzi uko bakubwirije. Haleluya. Ni itariki y'urwibutso, kwibuka ko Yesu yavutse. Niyo mpamvu mugomba kwirinda bene data. Mugomba kwirinda koko n'ubu hariho amatora cyangwa se hariho abayobozi. Ibi byose ikintu kirimo kibitera n'ubwenge bwa kimuntu. Ijambo twabonye ejo bundi, twiringira ubwenge bwacu. Ibintu mu matora cyangwa se mu itorero birimo byononekara kubera ubwenge. Hari kuza ubwenge bwinshi bene data. Hari kuza ubwenge bwinshi. Kandi mwindi ijambo ry'Imana iratubwira ngo, ijambo ry'Imana iravuga ngo wirinde muri ibyo bihe. Mwirinde bene data. Twirinde muri ibyo bihe. Ngo kuko ijambo ry'Imana iravuga ngo nuriya yakubwirije ngo umenye ko yari umukozi w'Imana. Uwakubwirije ari umukozi w'Imana. Haleluya. No kuri bene data twirinde ibintu ko biraza. Icyambere ugomba kumenya Antikristo, inzira barimo bakoresha zose zishoboka. Bashaka kubwiriza abantu ko Noheli kuvuga ngo wizize ko Yesu yavutse atari byo. Donc hari inzira zo kugira izina rya Yesu Kristo, abantu bamamaze Kristo Yesu. Izo nzira umenye ko ziko zirategurwa mu buryo bwinshi kugira iryo zina risibangana, abantu nongeye kujya bahura ngo bariganireho bumve baryishimira. Haleluya. Ni inzira zirimo zipangwa mu buryo bwinshi. None abantu hari abantu barimo bazo ubu n'abakozi b'Imana. Ubu hari kuza abantu ugasanga umuntu mu itorero nta hantu muzi, ntigeze aba n'umujyanama w'itorero, ariko uno munsi wabyuka ukumva ngo ni profeti. Kandi abo benshi niyo barimo bazana ibyo bintu bivuga ngo Noheli ntabwo ari ngo kubura umukristo kuvuga ko Noheli ko Yesu yavutse, ngo ntabwo ari ibyo. Ngo n'umunsi ngo wigirwamana. Haleluya. Abantu barimo baza mu matorero ubu ngubu bari kuzuka, umuntu arabyutse ni pasiteri, umuntu arabyutse ni umuhanuzi, umuntu arabyutse ni iki, umuntu arabyutse simbizi. Mujye kuri za social media benshi usanga ari byo nzira irimo iraza. Abane kubyuka ubu ngubu niyo bari kuzana ibintu ubiri konona amatorero yarasanzwe ahagaze ameze neza ari mu nzira gakiza, ariko akantu kari kubahungabanya uwo mwuka urimo wica amatorero ubu ngubu. Haleluya. Ariko umukristo wakagombye kumenya ko itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ntabwo ariyo tariki Yesu yavutseho by'ukuri. Amina. Ntabwo iyo tariki Yesu yavutseho, kandi bitanavuze ko itariki itazwi. Icyo ugomba kumenya, itariki Yesu yavutseho irazwi, ariko yagizwe ubwiru, yarabitswe n'abampereri bari icyo gihe. Muraza ama empires yabaye icyo gihe, muraza ama empires nibukurikira, uraza ama empires mu gihugu cya Israeli yasambaguje kiriya gihugu ibihe birebire, imyaka n'imyaniko. Nk'ubu bwami bita bw'abaromani nibwo bifite aya mabanga menshi. Kuko icyo gihe hari abaromani, abampereri, muraza abampereri b'Ababuloni, muraza abampereri bahe. Ariko uri umukristo ukicara utazi ibyo bintu ngo umenye iyo birimo birava niyo byaturutse. Ariko ukicara akantu kaza gato kari guhungabanya abakristo bagata umutwe. Aho gira bicaye afata ijambo bakurikirane bumva ibintu uko bimeze. Bene data rero naga tuganire gato, bikino iganiro shaka ntabwo umuntu yakwimbe ngo abigimuzi hariya bitangiriye ko nibirebire byafata umwanya munini. Ariko muri duke gusa, muri duke dushoboka twagufasha. Nibizakubuze kwibuka ko Yesu yavutse, niyo tariki bashizeho tunayishimire n'Imana, tugenda kure impamvu iyo tariki yabaye. Haleluya. Ariko wishimire ko Yesu Kristo yavutse. Ni nkuko nuno munsi tureke n'icyo myaka 2000 birenze bishize,
twabuze itariki batayiduhaye. Nuno munsi dufite abantu benshi, ibihumbi by'abantu benshi n'ubu turimo tuvugana amagambo batazi itariki bavukiyeho. Ku madosiye dufite abantu bafite benshi batazi, kandi n'abubu ngubu ntabwo aba muri iyo myaka ibihumbi 2 irangiye. Haleluya. N'ubu dufite abantu yabazwaga tugiye kuza mu gukora ibazamye tuza muri Amerika cyangwa se abagiye i Burayi muri Australia, mu mpande enye z'isi abantu bose twarahagiye. Umuntu akabazwa itariki yavutse ngo ntayo nzi, ukumva ngo nyango navutse ku mwami runaka, ubundi ukumva ngo navutse ngo amasaka yeze. Nshuti ya ni mwibaza, kandi n'abantu b'ubu ngubu muri ino myaka turimo iyi ngiyi. Niyo mpamvu wasangaga ati rero ugira ibintu byorohe kugira tubicishe make, reka twumvikane, kugira ntuzajye uvangavanga ibintu ntibivangavangane. Abantu benshi dufite ibihumbi n'ibihumbagiza byahimbiwe itariki y'amavuko, itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Ni wibaza, nizera ko bize nshuti yanjye. Uraza abantu dufite bafite itariki imwe y'ukwa mbere, kandi n'abubu ngubu akaba atazi yavukiye. Ntibigutangaze na Yesu Kristo ko abantu bahize itariki ku mpamvu runaka, bafati aya matariki naveho dushiraho ko umwami w'abami yavutse, Yesu Kristo ari wazayibuka wenyine. Bafata iyo tariki, ku itariki yavutse yagizwe ubwira itazwi neza, bashiraho iyo tariki. Nkuko nawe cyangwa se uko nundi hari abaza amategeko yavuke nino saha bashiriweho itariki ko bavutse itariki imwe y'ukwa mbere, irandikwa irafatwa no mu byangombwa ufite niyo yanditse. Yewe license yawe bakoresha ama license hano mu bihugu by'abazungu handitse ko bavutse itariki imwe y'ukwa mbere, kandi reyerema by'ukuri ntabwo ariyo tariki wavutseho, ni itariki baguhimbiye kubera ko utibuka itariki wavutseho, ntayuzi batagukorera iyo tariki. N'ibindi wumve karuko. Haleluya. Igikenewe nuko igihari waravutse. Nubwo bagukora itariki imwe y'ukwezi kwa mbere nshuti yanjye, cyangwa bakora itariki imwe y'ukwezi kwa mbere, barahari turababona, ariko baravutse barahari. Haleluya. Ibi bintu mba Kristo bene data, aho muri mwese amatorero, ibintu nibijye bakanga, ni imyuka mibi kurwanya umwami Yesu Kristo. Nizo ntambara zatangiye ugira rwanywe, hareke kuvugwa, kuko muri Kristo ni urukundo. Niyo mpamvu abantu benshi usanga iyo minsi mikuru igeze barahasangira bagasanga ni urukundo, kubera ko twakiwe n'umwami, donc n'urumuri rw'urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero tuganire gato n'utuntu duke gusa tugiye kuganira. Icyo wamenya ko, reka turebe, tugiye kureba mu magambo make Noheli ukuntu yaje, iyi tariki ukuntu yaje. Muri make ntabwo tujya mu bintu byinshi, nutwo kugusogongeza gusa, ahubwo namwe ikibazo rero gihari ni kimwe. Abantu ikintu iyo gihari, ntabwo abantu bari gushaka ngo kwinjira bafate n'ijambo ry'Imana banacukumbure bagere kure. Ni ibintu bibanyura ku matwi gusa, bigahita babahungabanya, ukumva ukabona umuntu yifashe gusa atigiye birarangiye. Nta nicara ngo atekereze, abaze ibintu abyumve, kuko abantu bagishaka ibintu by'Imana benshi. Haleluya. Kuko ikibazo tunyuramo byose uko byameze kose, ijambo ry'Imana cyo kintu kidufasha nta kindi. Ugomba kuba nicyo kintu kidufasha, ijambo ry'Imana, tukamenya ukuri. Icyo udasobanukiwe, niba uri umukristo usanzwe, ufite abayobozi mu itorero baguhagarariye, mufite abayobozi bahagarariye mu matorero, babaze usobanukirwe ikintu utumva neza ko gihagaze. Ko ntekereza ko Imana yabakoresheje bafite biki, kuko iby'Imana nibirebe nta wabimenya, nta wabishobora byose, ariko twabashe kumenya bagufasha ugasobanukirwa. Haleluya. Uno munsi nagira tuganire, tumenye iyi Noheli tuvuga yo mu kwezi kwa 12 tariki 25 ukuntu yaje muri make rwose mu minota mike. Wagombe kumenya ko Noheli ya mbere mu buryo buzwi yabayeho tariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 336 mu gihe cyacu, ariyo AD. Kuko ibyabaye mu gihe kitari icyacu babyita BC. Amena. Mu mwaka wa 336
niho noheli ya mbere yizihijwe. Haleluya. Ubwo ugiye kureba ni ukuvuga ko noheli ya mbere uyimaze imyaka hafi 1650, hari 1700 ahubwo yegereje 1700 noheli ya mbere ibaye. Haleluya. Icyo gihe noheli ya mbere yabaye ku gihe cy'abami cya Roman Empire, cyangwa se ubwami bw'abaromani. Murazi ko n'ubwami kw'inosi n'ubwami bwari bukomeye cyane, n'ubwami bwari bukomeye cyane, bwakoze ibintu bikomeye, bwarwanije n'umurimo w'Imana muri bihugu bya Israel. Muri Israel murabizi ibyo, ntabwo twabijyamo mu magambo maremare. Murazi ubwami bwagiye bubaho bwose, bwagiye bujya kurwana hano muri Israel kugira barwanye ibintu byabo. Haleluya. Basenya za Yerusalemu. Murazi ubwami bwagiye busenya za Yerusalemu, ibintu nk'ibyo. Ibintu ntibikabaca intege, ahubwo mugomba kumenya umwami, mukamenya icyo ushaka icyo ari cyo, ukamenya Yesu uwo wize uvuga ko yavutse, iyo tariki yashize yavuze, ukamenya uwo ari we gusa, nta kindi. Ntabaza ngo ni ibyaba ng'iby'abapagani. Icyiza uri umupagani ugahinduka umukristo, nibyo binakomeye kurusha ibindi byose abantu bavuga. Haleluya. Icyo gihe ntago inabujijwe ko na mbere y'uwo mwaka wa 336 bavuga ko mu kinyejana cya kabiri, biva ko myaka ya 200, myaka 200 mu gihe cyacu, hari n'abantu bashaka no bizihiza ko Kristo yavutse, ariko bakayifata ku umwanya bashatse, iyi tariki itarashirwaho muri rusange. Na mbere yaho bavuga ko bizihizaga Noheli, ariko nta tariki ihari, barimana bakayifata uko babishatse, ati twe tugize Noheli, natwe tugize Noheli, natwe tugize Noheli, uko babyumva. Gusa igikuru bakabazi ko Yesu yagize gute, Yesu Kristo yavutse, nta kindi ari cyo bahurizaho gusa. Nkuko ni isatwe ko turavuga Noheli nubwo bamwe bavuga ngo ni mu kwezi kwa 12 tariki 25 bariyizihiza, haba orthodoxe n'abakristo ba kino gihe, hari abayikora bizihiza Noheli mu kwezi kwa mbere. Nk'icyo gihe mu mwaka wa 200 bamwe bafata ibihe bashatse, twe twumva uno munsi dufate ko Kristo yavutse, nta kindi. Abandi dufata uno munsi ko Yesu yavutse, ariko bageze aho bavadicara iyi tariki barayishiraho mu 23/12. Tujye twibuka twese muri rusange, tureka abantu gukora amagroupe cyangwa se utugroupe, dushe tariki imwe twumve kariyo twajya tuvuga ko Yesu yavutse. Amina. Haleluya. Hari umupasi yaduteye inkoresho bundi ngo arusenge yagihemo ngo sataze ijoro zigeza ayo masaha, ugahita banga happy birthday Jesus. Haleluya. Ariko nabwo ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. Igikuru nuko yavutse, nta kindi. Imana ishimwe cyane. Ngicyo gihe bajye bakore iminsi mikuru by'ukuri ya gipagani. Hariyo bitaga ya Saturnalia, tugiye kwibona uyu munsi mukuru bavuga wa Saturnalia. Haleluya. Wari umunsi mukuru w'abaromani bizigihizaga w'ikigirwamana cyabo bita Saturn, bagahura bakanywa bakabyina bakizihirwa, kuko iyo Saturn bayifata nk'imana yabo y'ubuhinzi. Haleluya. Urumva ngo kubereka rero itariki nyayo yo kuvuka k'umucunguzi yagizwe ubwiru. Amina. Ngo nyuma haje kwemezwa ko tariki 25 twasukacungwa hajya hibukwa ko iyo tariki aribwo Yesu Kristo yavutseho, bigasimbura ibyo byose byo kwishimira icyo kigirwamana cya Saturne kari icyo gihari ku ngoma y'umwami Constantine. Uyu mwami Constantine, haleluya, nabwiye ko ku bwami bw'abaromani yari umwamperere w'ubwami bw'abaromani, areba ibi byose. Amina. Namushimira Constantine yageze ati uyu munsi abantu bava ko iki kigirwamana bigomba kuvaho, abivanaho. Haleluya. Ati dufite umuntu twagombye ko iyo minsi mikuru yari yabayikora mu kajagari. Aravuga ati ahubwo ibintu byo kwishimira twiri mu bintu by'ibigirwamana dusange tuziko munsi twibuka umwami watuvuke Yesu Kristo, umwami yavutse Yesu Kristo. Constantine abivanaho
uwo munsi wa munsi bahimbazagaho ibyo bintu, ibyo bigirwamana byabo. Hari n'ikindi tugiye kubona hano inyuma mu gatoye cyo bitaga sorry Invictus, icyo bitaga Invisible Sun mu cyongereza. Izuba rito nicyo cyari kigirwamana. Constantine ategeka ko bigomba kuvaho, byo kwiziza iyo minsi mukuru w'ibyo bintu, ategeka ko bigomba kuvaho, bigashingwa ko ahubwo ari kwibuka Yesu Kristo yavutse, urumuri rw'isi. Haleluya. Itariki ishitishwa aho. Urumva? Niyo mpamvu mu kinyejana cya kabiri kubera hari akajagari cya mbere, urumva mu myaka ya 336 hari mu kinyejana cya gatatu. Bava ko mu kinyejana cya kabiri nabwo abantu babikoraga bakibuka ko Yesu Kristo yavutse, ariko bakabikora mu ubwo buryo mu kajagari, buri bantu bakora uku twebwe uku, ariko bakabazi ko bari kwibuka umwami yavutse Yesu Kristo. Iryo tegeko rijaho rero Constantine arishiraho ko hagomba kujya kwibuka iyo tariki 25 z'ukwezi kwa 12, hagomba kujya kwibuka ko Yesu Kristo ari we yavutse, niwe muco w'isi, nta bindi byo guhimbaza byagomba kubaho, ababivanyeho. Haleluya. Mu kinyejana cya kane nova ko myaka 400 itariki yaje kwemezwa bidakuka ko ari ikiruhuko biba bisimbujwe ibyo byose byari bijyanye n'indi minsi mikuru ya gipagani, harimo wona ndangije kwabwira Sol Invictus, aho ni mu Gitaliyano cyangwa nako mu Gitaliyano, aho mu Roma. Amen. Invisible Sun, izuba ritaboneka. Nuvuga ko Imana bayifata nk'icyo izuba. Murazi ko n'abahinde nk'icyo gihe basengaga inka, bagasenga inka, murabizi ko n'ubu hari bakayisenga. Haleluya. Ariko abimwe icyo kinyejana cya kane itariki yabaye ntakuka ishirwaho ko itariki 10 z'ukwa 12 hagomba kwibuka umwami w'abami Yesu Kristo kari yavutse. Ibyo bintu by'ibigirwamana Constantine byose ahigika ku ruhande avanaho, aterera hirya, byose nta mumaro. Itariki niyo twibuka bino bintu nukuvaho, hakibukwa Kristo Yesu yavutse. Amen. Haleluya. Ese umuntu yakoze nabi, ikibazo umuntu yakoze nabi yavanye ibyo bintu byo by'ibigirwamana, akemeza ko twajya twibuka iyo tariki nubwo atariyo ya nyayo. Haleluya. Nubwo atariyo ya nyayo, kwajya yibukwa Yesu Kristo kari yavutse, agasimburwa ibyo, ni ikosa yakoze. Haleluya. Rero mwene data, cyo nakubwira ni kimwe, no kuba maso, mukirinda, no kuba maso mukirinda. Kwiki kintu ni kintu cyaje abantu gira kiyo by'abantu. Haleluya. Bakuye ibigirwamana bashiraho umucyo w'isi karugomba kwibukwa. Sinzi kari ryo kosa ryakozwe. Haleluya. Mana cyabwe icyubahiro kandi shirwe hejuru. Icyo gihe mu kinyejana cya gatandatu rero bako myaka 600. Haleluya. Ivuka rya Yesu ryahise ryamamara no mu gihugu cy'Ubwongereza, riruzura. Haleluya. Imyaka igenda igenda ikurikirana. Hano no muri Amerika mu kinyejana cya 19 nibwo yabaye ikomeye, hano iba major holiday hano mu bihugu bya Amerika. Ubigihugu wabaye umunsi wo mu gihugu cyose barawemeza. Hano muri Amerika bawemeje mu 1870 kigomba kuba na holiday. Haleluya. Kwibuka gusa nubwo atari yo tariki, ariko byabaye byiza kumva bavanye ibigirwamana bagashaka kwibuka Yesu Kristo. Niryo kosa rihari. Nose nkawo wajije kibazo washima ibi barakuye amatariki yo kwibuka ibigirwamana bagashaka ko ari Kristo agomba kwibukwa. Ni ikintu cyiza cyakozwe ni Constantine, ni ikintu cyiza yakoze gukora ibyo byigirwamana, agashaka ko ari Kristo wenyine ugomba kwibukwa mu bintu nk'ibyo. Haleluya. Mana nshinga cyane shirwe hejuru. Noneho kubera kiteke 25 reka tujye mu iyo mihango ya gipagani bakora. Nuko icyo gihe byavanywe n'iyo mihango ya gipagani
yakorwaga icyo gihe babizana bavuga ati bo bigomba guhindurwa hagajya kuvuka kwa Yesu Kristo. Mu cyongereza nibyo bise ngo the light of the world. Niho mu icyo kintu igomba kwibuka gusa, the light of the world. The light of the world bagiye kuyifata ino jambo bivuye kuri cya kibabi tuvuga ngo ni invisible sun. Cyari kintu gitangaje. The light of the world nuva ko Yesu Kristo byo twabonye maze uko twoma niwe mucyo ugomba kwamamazwa, niwe mucyo ugomba kwibukwa, nta kindi, umucyo w'isi ukuri. Haleluya. Hadi ba conception ya ama conception azanye nibyo nyibyo. N'icyo gihe ko hari abakristo emera ko Yesu Kristo yaba yaravutse, ahubwo ko yotari bamwe hari n'abavugaga ko yaba yaravutse tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu. Nkuko nababwiye mu kanya, hari abiziza ko Yesu yavutse iyo tariki bemera ko Yesu bagemera ko Yesu yavutse bayikora mu kwezi kwa mbere. I think in matari karindwi gutyo aba orthodox bo bayikora mu kwezi kwa mbere. Buya n'abarusiya n'aba orthodox benshi nabo bayikora mu icyo gihe mu kwezi kwa mbere. Abandi bemezaga ko ahubwo yaba yaravutse tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu, bagendeye kuki n'igihe marayika Gabriel yasangaga Mariya amubyaga agiye gusama inda, bakabara akavuga ati ibyo byose nibiye tariki 25 ari nayo bishobora kuba ari mu kwezi kwa gatatu. Haleluya. Icyo bari bashingiye aho ngaho barebye umwanya uri hagati yo mu kwezi kwa gatandatu marayika aza kwa Mariyamu no kugeza umwana avutse, bakabona ati ahubwo yabaravutse mu kwezi kwa gatatu. Nabyo birashoboka, ariko icyo muzi ko itariki irazwi uri akamaze kuvuka na abantu bari bagiye kuramya Kristo, babanyabwenge batatu urazi ko babwiye ijambo nimugera ntimunasubireyo. No bari kuvuga ati bari kubaza ati baravutse basanze yavutse. Haleluya. Hari abashumba bahawe amakuru bamugezeho, hagomba kwa bari kwaza Yosefu na Mariya uko bigenda kose, barababwiye ati yavutse ejo. Kumarayika yasanze abashumba arabwira ati murahiriwe mubaya bambere ngo umwami arabavukiye, kandi bahise bajyayo. Bari kutubwira ati nejo, ati niba bahageze no munsi bakutubwira ati yavutse ejo itariki igahita imenyekana. Nabari abantuze bari abanyabwenge batatu bari kubivuga. Urazi ko bafite ntimusubize inzira mwacemo iyo bafashe murayizi, ntabwo tugiye gusobanura ibintu nk'ibi. Mabo bari gutanga amakuru kuko ariko kubera ubwami bwari buhari bwahigaga uyu mwami ngo amakuru amwe agenda abura uko ngubu, ariko ko bigenda kose itariki irazwi nuko yagizwe ubwiru. Haleluya. Kubera abampereri bayobora kiriya gihugu cya Israeli batashaka umwami yamamazwa, ntibashaka umwami yamamazwa. Abampereri bari hari abantu barwanya ibintu by'Imana biteye ubwoba. Haleluya. Niyo mpamvu nabagiye abashumba baba n'abanyabwenge Imana yabwiye ati mukati izindi nzira abantu batabica kuko abampereri bameze nabi. Haleluya. Ariko nubwo bamaze gusinzira ho barazi igihe kandi ko ubwami bwari buhari, kwandika ibitabo bavuga ukuri byari bigoye kubera ubwami bwari buhari. Ubwami bw'abaromani murabuzi ukuntu bwabangamiye hariya hantu. Haleluya. Mana yacishimwe cyane. Reka tugende gato twifashe n'ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye gusa wicara uzi ko Yesu Kristo yavutse no itariki ntabwo ari ingenzi mu Kristo mwene data. Icyo ukeneye kumenya ko ufite Yesu Kristo yavutse gusa. Nuko maybe nawe uri kubyuva mu muryango wawe no munsi mufite umuntu atazi igihe yavukiye, bakaba baramwandikiye kuri dosiye ko yavutse itariki yo kwezi kwa mbere, kandi bigafatwa uko iyi tariki igeze bavuga ngo happy birthday. Haleluya. Ariko kuri Yesu ntabwo tuvuga happy birthday, ahubwo tujya twishima itariki igeze, twishima ati warakoze kuza mucunguzi w'isi, waradutabaye. Haleluya. Aho pastor niwe atabwiye ati burya urebye igihe cya Adamu na Eva, igihe inzoka ihanwa ati umwana w'umuntu kubwe icyo wakoze ugiye gukanda azajya gukubita umutwe ujanjagure, nawe umurya ikisigino cyake agatsinsino, nawe ugihiga agatsinsino kuba mwana w'umuntu. Yahise anatwigisha akantu keza ati burya Yesu Kristo igihe yatsinda urupfu n'ikuzimu, hari yasize atsindagiye agatwe ka Satani agahonyoye,
kuko Imana yasubwiye ati umva umwana w'umuntu azagukandagira agatwa gahonyange. Amina. Nicyo tumba kwishimira ko Yesu tumufite yadutsindishije byose. Reka tujye muri Yeremiya. Tujye muri Yeremiya gato. Tujye mu buhanuzi bwa Kristo Yesu. Naho intambara yo kuvuga ngo Noheli ngo ntabwo ari iyo, ngo ntabwo ari byo. Komeza ukwizera kwawe rwose ntagire ikintu gihungabana. Noheli bashizeho ngo kwibuka Kristo no kwibuka ko yavutse gusa, ntabwo yo tariki yavukiye. Urugero mwarubonye rwa hafi ko dufite abantu benshi mu babyeyi bacu, abasogokuru, banyogokuru batibukaga bavuke bakandikirwa itariki imwe y'ukwa mbere. Tariki imwe y'ukwa mbere, tariki imwe y'ukwa mbere, tariki imwe y'ukwa mbere. Ni mu mpunzi nyinshi. Saba Abarundi, saba Abanyarwanda, saba Abakongomani, hari n'Abasudani benshi. Itariki imwe y'ukwa mbere benshi bavutse. Tubashizamo ngo tubakorera umunsi mukuru wa birthday. Nta ni sare twabona twabashiramo. Haleluya. Ariko Imana ishimwe ko icyo tuzi ko abo basogokuru n'abasogokuruza turabafite baravutse n'abanyogokuru. Turabonesha amaso kaye tukishima. Imana ihabwe icyubahiro. Dusome muri Yeremiya. Yani dusome Yeremiya. Yeremiya 52. Tugiye kuri amagambo make dute dusoza. Ariko icyo nicyo ikunaguma ati rwose mu Kristo aho uri hose ntuhungabane kwera ya Noheli. Kandi uzabisanga mw'abantu bari kwaduka rwose mu matorero ya kino gihe. Ibyo bita ama churches. Umuntu aryama yabiho kuvuga ngo ni prophet, umuntu aryama akabyo kuvuga ngo ni pastor, ntahazwi mu itorero ntabiki. Benshi bako bizana kandi bigahita bijye kwangiza n'amatorero n'abari bakomeye mu gakiza ugasanga barahungabanye. Imana idufashe tugire neza. Yeremiya 52. Umurongo wa 31 tugeze kuri 34. 34. Reka dusome izina rya Yesu Kristo twumva ko natubwira. Amen. Sorry. Ibihe by'amezi twadufite imbeho aka gripe kaba karimo no kwihangana. Imana idufashe. Dusome izina rya Yesu Kristo haravuga ngo mu mwaka wa 67 Yehoyakina umwami w'Ubuyuda ari mu bunyage mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 25 wako Evilimerodaki umwami w'i Babuloni umwaka wa mbere ku ngoma ye asubiza Yehoyakina umwami w'Ubuyuda icyubahiro amuvana mu nzu y'imbohe. Amina. Amubwira ni neza yubahiriza intebe ye kwirutisha iz'abandi bami bamubahi mu Babuloni. Amukura mu myambaro y'imbohe amwambika imyiza akajya yisangiza n'ingwe munsi yo kubaho kwe. Umwami wa Babuloni yamuhaga ibimutunga igerero rya buri munsi iminsi yose yo kubaho kwe arinda atanga. Amen. Mwumva ubuhanuzi uyu Yeremiya, ubu n'ubuhanuzi bwa Yeremiya kuri Kristo niyo tariki mwumve n'igihe yatanye no kumenyekanira ku munsi wa 25 mu kwezi kwa 12. Haleluya. Iza guhuzwa ni tariki batitaki ibintu byose byamuga ko hano ntuze i Babuloni bakoraga ibintu byinshi, ntabwo mu Baromani gusa. Uyu mwami w'Abayuda umva yaragizwe imbohe i Babuloni. Mwumva ibintu byari bimeze. Imana idufashe. Ariko ko tariki yarizwe ngo yagiriye ubuntu umwami wabo uyu muhungu Yehoyakina umwami w'Ubuyuda yagizwe imbohe ajyana i Babuloni. Ariko uyu muvandimwe uyu muhungu Yehoyakina yavanywe mu nzu mu mbohe ahawe imbabazi, reka tuvuge icyubahiro. Uyu Evilimerodaki uyu muntu umuhungu wa Nebukadineza muramuza amakuru ye n'Abayuda. Mutegeza ko Nebukadineza yakodaho amakuru y'Abayuda mwakabyaramo masiba. Ariko uyu muhungu we Evilimerodaki agira agatima yibuka Abayuda abatekereza ngo ku ngoma ye amaze umwaka wa mbere ku ngoma akura uyu mwami w'Abayuda Yehoyakina muri prison kuri ya tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12.
amen. Izi ko bari bafite kubakwa n'abamperere b'abaromani, bari bafite ikintu bahuriraho ko ibyo bintu bakoraga kuri iyo tariki. Ariko Constantine mwumve ko twamaze kubona yaje ibyo ni byose abikuraho, kuko bari bazi ko ari umunsi wo gusangira w'amahoro, kwambara. Niyo mpamvu yarekuye, yakuye mu nzu y'imboho uyu mwami w'Abayuda Yehoyakina ku iyo tariki 25 z'ukwezi kwa 12, ari byo byaje Constantine umwamperere w'umuromani. Ibyo byose abivanaho ku gace kose, kuko umwamperere w'amaromani yarakomeye, yatinywa n'andi mami yaramutinya. Reka mvuga ko n'andi mami yaramutinya. Ubwami bw'abaromani bwari ikintu gikomeye hano ku ino si mwumva, amen. Nabo ubwami bwa Babuloni nabo bwari ubwami bukomeye, ariko ibi byose biraba. Noneho katujye kubahanuzi, dukomeje kubahanuzi, tujye uyu Emmanuel rero ukuntu yahanuwe kuva kera, byakagombye ko byarakurikiranywe n'itariki kamye katavuze ku ino tariki, ariko kubera ubwami bwari buhari ntibwashobora komeza ibintu. Ubwami bwari burwanya ikintu cye muri kariya karere. Urazi ubwami bwari ubu ni muri Middle East, ya za Betelehemu yavukiye. Tubirebe mu kanya, turi hano muri Yesaya. Ntabwo twakwinjira cyane ibintu nibirebire kese ufite ikibazo ukavateka mbaza, ukabaza umukozi w'Imana mu itorero urimo akagufasha, bari mabisobanukiwe cyane, bagufasha ukabimenya kurushaho. Ariko ntibikaguhangabanye ngo Noheli ngo wumve ngo nasanze ngo atari ibyo ngo uko no gutakaza agakiza. Ibuka ko Yesu yavutse niba tariki yashizeho, kuko n'uyu mwami nahi Babuloni none umunsi ababige bahise babivaho, ibyabo byongera birasibangana by'ayo matariki bariho nayo mami yandi yose bivaho, bivati ni itariki yo kwibuka umwami n'umucunguzi, the light of the world. Hallelujah. Yesaya hano muri Yesaya 7:14 dusome izina rya Yesu. Haravuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emmanuel. Amina. Aha ni ku muhanuzi Yesaya. Murebe imyaka byatangiye, bari imyaka mu binyejana bya 6 mbere ya Kristo, ariko ubuhanuzi butangira icyo gihe. Mwumva tutagombaga kumenya itariki neza. Ubuhanuzi bwatangiye mu kinyejana cya 6 mbere yuko Yesu avuka, byagomba kumenyekana. Ariko kubera ubwami bwari buhari, ntibwashaka kumva ko ari umwami w'abamuje uzigiye kuza ngasimbura abami bose bo kwisi, bitabigirwa ubwiru. Haleluya. Niyo mpamvu mugomba kuba maso bene data ku iki kintu, mube maso. Ariko umve ko Emmanuel Yesaya yamuhanuriye. Tuza muri Yesaya nyine, kandi uyu Yesaya we yabaye mu kinyejana cya 8 before Christ, bila Yesu Kristo. Mani tugire neza. Tujye muri Matayo 1 umurongo wa 23. Haravuga ngo usomye izina rya Yesu, dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel. Uyu Matayo ajya kuzana ubuhanuzi akuye ngo kuri igihe cya Yesaya myaka 600 ngo tuba bugiye kugaragaruka ko byahanuwe ngo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amina. Emmanuel bisobanurwa Imana iri kumwe natwe. Byari byarahanuwe ko Imana izabana natwe kuva igihe cya Yesaya. Umva ko tutagomba kumenya itariki y'ukuri yavutseho, ariko kubera ubwiru ibintu bigenda bihishwa. Ibintu bigenda kuba bihishwa. Niyo mpamvu ubona none munsi iyi Bibiliya dufite ijambo ry'Imana, muzi ibitabo biyigize. Ariko ubwami bw'abaromani icyo gihe wari uzi ko na Bibiliya dufite tuzuye. Bibiliya icyo gihe ifite ibitabo 88. Ibitabo 88. Bibiliya origin ifite ibitabo 88, ariko dufite ibitabo 60 na. Imana idufashe
ubwami bw'abaromani bwakoze ibintu byinshi, ariko icyo tuzi ko dufite Emmanuel watuvukiye, Imana iri kumwe natwe. Byamenya rero mukristo ko Imana iri kumwe nawe gusa, nta kindi gikomeye gihari. Ibi ni byo kuza gutesha umurongo, utangira utekereza Imana mu bundi buryo. Mugane wa Murundi ngo Imana ni yakandi karyo, bashaka utekereza Imana mu kandi karyo, bitwaje iki kintu ngo ntabwo tariki yavutseho. No kuba maso. Has an expression. Usomye hano muri Matayo 28 kandi. Tema 28. Wa 20. Aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Kugeza ku mperuka y'isi. Ibi byose mwene data nubyitondera, ukamenya ibyo ugomba gukora. Imana iri kumwe nawe kugeza ku mperuka y'isi. Kuko ibyo byo kumenya ngo yavutse ejo, yavutse, nta nakimiri bukubarika. Ahubwo izere kuri kumwe n'umwami n'umucunguzi, azabana nawe kugeza ku mperuka y'isi. Azakunyuza muri ibi. Pfa kwijera ijambo rye. Tujye hano muri Yohana. Muri Yohana 1:14 dusanga izina rya Yesu avuga ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinigi wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Nicyo cyonyine tugomba kumenya gusa. Na itariki ngo yavutse, ibyo ntiyagire umukristo rwose bigomba gucisha hirya ngo umwana muteshe umurongo. Nta mumaro wabyo, nta mumaro n'umwe bene data. Tujye hano kuva, tujye muri kuva naho turebe gato. Ntabwo twinjira cyane, ndashatse bya tunyuremo. Mwene data nawe ujye ufata umwanya usenga Imana. Katujye kuva, wumve naho kuva 3. Ubwo buhanuzi 3:14. Dusome izina rya Yesu Kristo. Kuko niwe jambo yahoze ibihe byose, ibindi byagiye biza kugira abane natwe. Ubu Yesu niwe jambo yahozeho n'isi itararema. Amina. Suvuga ngo yavuze umuntu, yari asanzwe nahari byagiye kwihindura umuntu gusa, ko niwe jambo yabayeho n'isi itararema. Niyo mpamvu no mu isezerano rya kera tugenda tumusangamo agaruka. Yarahanuwe mu isezerano rya kera, kagiye kuzaza nk'umuntu. Haleluya. 14. Dusome izina rya Yesu. Haravuga ngo Imana isubiza Mose iti nduwundi we, kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Amen. Iyi Imana ndiwundi we, ni uwo ari we, nta kindi. Nujya mu bintu birebire mwene data uzaba uri mu bintu biteye ubwoba. Imana yacu ni ndiho, nta kindi, ni ndiho. Yahozeho, ni ndiho kandi azahoraho. Kwirigwa uja mu kibazo ngo itariki ngo yavutseho niyi, ngiriya ngo ntabwo yavutseho, ngira ariho n'isi itararema. Nicyo cya kindi kintu ugomba kumenya mu buzima bwawe. Uyu Yesu Kristo ariho n'isi itararema. Tureke imyaka 2,000 gusa abantu baguma bagira ibibazo ngo Noheli ngo mu kwa 10 kidakimyaje. Anariho, yaranariho, nibyo byose nicyo gihe kitarabaho, kitaranagera. Kuko ni ndiho, yariho, ni ndiho kandi azahoraho iteka ryose. Mana bamugisha, Mana tugire neza. Amina. Usuye hano muri Yesaya kandi nanone ntiyagusangayo. Hano muri Yesaya 8. Muri Yesaya 8:8 havuga ngo mu izina rya Yesu dusome. Kandi azatemba ageze i Buyuda, azahasendera abahahitanye, agere no mu ijosi ry'umuntu, maze natanda amababa ye azakwira igihugu cyawe Emmanuel. Azakwira igihugu cyawe Emmanuel. Haleluya. Mwene data mu Kristo ntuhungabanywe
ni ibintu by'itariki. Emmanuel imenya kareho kuva kera. Amina niwe jambo yahozeho n'isi itararema. Ubwo ahita ujya no kubaza yatangiriye nujya kwico kintu. Nicyo cyaba ikibazo. Ariko kugira hishwe itariki uva yaje mu buryo bwa kimuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ubwami bwari buhari bwakora intambara nyinshi kuri iki kintu. Muribuka ko Herode wenyine ukuntu yamuhize, ashaka kujya amaze kumva ngo hari amakuru umwami ubwe ngo wavutse, ngashaka kubona uwo mwami ariko ari njama ashaka kwica. N'ubu Yerusalemu hari i Bethlehem hari ahantu haruza tugufa tw'abana ibihumbi bapfuye icyo gihe cya Herode. Ni isaha turahari ibihumbi abana baho bagenda bakubitwa mu bintu by'ibishimo bajugunywamo. Birahari. Bwami rwabanje n'impamvu n'itariki irazwi, ariko ubwami bwabigize ibanga. Haleluya. Mana yacu ishimwe. Tuzi undi muntu turi kure uwo Emmanuel wari we. Imana yacu dufashe. Uyu Zekariya nawe yabonye Yesu Kristo, azwa hanuzi batone wa nyuma. Haleluya. Zekariya na yabonye Yesu Kristo mu hanuzi mu buryo muri prophetic vision. Amen. Avuga ko umwamaje. Turi muri Zakariya. Umwamaje. Zakariya. Zakariya ibice 9. Umurongo w'9. Dusema izina rya Yesu. Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we. Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we. Ndahangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza. Yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Amen. Ubu n'ubuhanuzi. Nezerwa mukobwa w'i Siyoni we, mukobwa w'i Yerusalemu. Amina. Dore umwami wawe aje aho uri. Ariko se baremeye. Mpamvu bateme no babona ibyo bindi byose twagomba kubibura. Kandi bahawe ubuhanuzi hakiri kare. Turi hano kuri 12, ntabwo twinjira cyane, shaka ubyumva aho bihagaze nuko byatanye ko byagenze. Nawe ukomeze ushake kugira uhagarike umutima wahagarare mu kuri no mu mwuka. 12 ku 10. Dusome izina rya Yesu aho nyine ku muri Zekariya 12 ku 10. Haravuga ngo dusome izina rya ijambo rimwe ndavuga ngo abahanura ko abayuda bazicuza ko bishe Yesu bagakizwa. Amina. Ubu buhanuzi ntiyari bwaza mu buryo bwa kimuntu, ariko Zakariya ahanura abayuda ko bazicuza kubera bazica Yesu. Ntiyari bwanavuga icyo gihe. Mwumva twari kuzabona amakuru kweri nyayo ngo kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no kubaturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi no kwinginga, bazitegereza igihugu bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Amen. Ayo ni amakuru. Uyu Zekariya muramuzi, ni umukozi w'Imana, umusikari wese wa Yohana Umubatiza. Amen. Ese wa Yohana Umubatiza kandi yakurikana ibyo kiranuka, bazi ko afite amabanga mareka Gabriel amaze kubonekera amubwira umwana we Yohani Umubatizi umurimo azakora wo gutegura inzira y'umwami wacu Yesu Kristo. Aha ni mu isezerano rya kera. Haleluya. Ubwo bene data nicyo nagira mbagezeho muri make rwose shuti bakundwa. Iki kintu cya Noheli nikizeho guhungabanya. Nujya kumukesha wa Noheli jya ugenda
uvuga ugiye kwibuka ko Kristo yavutse gusa nta kindi, utagiye kwibuka iriya tariki kare yavutse. Uyu Constantine umwamperere w'i Roma yakuye iminsi bigirwamana ayisimbuza ko hagomba kujya hibuka ko Kristo yavutse ku itariki itarizwi yavukiye. Kuri Constantine nawe yabayeho, hari abandi bamperere babayeho ba Romani bamubanjirije batuye ibintu by'ubwiru. Haleluya. Ariko afata decision ati ibintu byo kwanya ibigirwamana no more, nta kongera kubaho. Haleluya. Hagomba kujya hibuka umwana w'abami. Haleluya. The light of the world, umucyo w'isi ni ugomba kwibukwa ko yavutse nubwo atariki nyayo. Umwami Yesu Kristo abamugisha kandi abagire neza, abakomeze mu bijyanye no mu banyu. Ibisigaye twakire Yesu Kristo umwami n'umucunguzi, ikindi dusengere mu kuri no mu mwuka. Ibyo birahagije nta bindi. Nufite na gift uzaye mugenzi wawe ku munsi ntacyo bitwaye, uzabimuhaye kuri wa munsi yavutseho nyakuri nubwo tutawuzi aho uri, kuko urumuri rw'isi niwe rukundo, niwe byose, arimo byose, ibyiza byose biri muri we. Ikitamurimo ni ikibi. Reka rero dushimire Constantine yavanye ibintu byo kuranya ibigirwamana abisimbuza kwibuka Kristo. Abari kuzabirwanya bashaka kugarukira Yesu avanwe mu kanwa, abantu bange kujya bamuvuga. Mwibwe ko bizaza no mu matorero bagwitishamo guremera Yesu ntemera Yesu, nuko biza. Kandi bene data mwirinda abantu bari kwaduka mu matorero batari bazwa ahantu nabo, abantu bari kwirukira ibintu bitagira umumaro. Umuntu ngo ni profete akabyuka ngo ni profete akahita azana ibintu by'amigisho nk'ayo ngayo, abantu bakiruka ngo nukuri nta bwenge uri gukoresha. Abantu bakuzana ubwenge ibintu by'Imana guteye ubwoba. Mwirinde ko n'ijambo ry'ejo twabonye ko twiratira ubwenge bwacu, ahubwo dushaka Imana by'ukuri. Imana izatuyobora, nitugiye ibumoso izatuyobora, nitugiye iburyo izatuyobora inzira tugomba gufata biragenda neza. Shalom shalom, abanyu n'ibyanyu biba amahoro, kandi umunsi wo kwibuka ko Kristo yavutse uzaba uhari. Ugisha tutangiye avuga uriya munsi, mwami nde kwishimira ko wavutse ukavuka ukaza kuntabara. Iyo utahaba byari bikomeye, byari binkomereye. Simba ndiho iyo utavuka, aba ari ujya wishimira kuri ya munsi gusa. Nabyo bango ni birthday ye, oya nta kiba ntacyo, ntabwo uyu munsi yavutseho. Imana bamugisha bageye neza. Shalom 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 shalom.